kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 14 Mata mwaka 2025 kuwa mbere iragira iti yaturokoye ntaho yagiye. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'189 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti mugenzi uragana mu ijuru. Iturangiza dusome ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo. Esta
Haleluya, haleluya. Yesu wacu ajya arinda. Uyu muririmbyi arimba neza cyane mu gitera ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Arangira avuga ngo urupfu nirushaka uwarwo, ujye utumbira Yesu nibwo azakugeza mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye muri iki gitondo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ni igice cya mbere, duhere ku murongo wa 3 tugeze ku 10. Haravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Iyo tubabazwa tuba tubabarizwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo muhumurizwe namwe, mubone uko mwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanije imibabaro mufatanyije no guhumurizwa. Bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. 10. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga, kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu yahuye n'ibyago, amakuba, gupfusha, kwicirwa umuryango we, gusahurwa imitungo ye, agakorerwa amarorerwa n'inyamaswa abantu, iyo ugiye kumusura biragorana kubona amagambo wakoresha mu kumusura, cyane ko ayo magambo aba atazagarura ibye nabe yabuze. Ariko burya ijambo ry'Imana rirahumuriza, niryo Pawulo yifashishije nawe agiye gusura itorero ry'i Korinto, aho yagize ati hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo na data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Ati nk'uko Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa tuba duhumurijwe, no kugira ngo muhumurizwe namwe, mubone uko mwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Ati nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanyije na imibabaro mufatanyije no guhumurizwa. Arakomeza ati ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Arangije ku gice cya 10 aravuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanyije natwe gusenga, kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu.
rero mu bihe nk'ibyo urimo byo kuba warabuze abawe, menye ko hakiriho ibyiringiro mwene data kuba ukiriho, ni ikimenyetso cy'uko uzakomeza kubaho igihe cyose wagenewe kubaho kuri iyi si, atari ukubera ubushake bw'abantu cyangwa ubwo ari we wese. Iyakurokoye ntaho yagiye rero mwene data, n'ubundi niyo izakomeza kukurokora no mu bindi bibazo byose uzagenda uhura nabyo, izakomeza ikurokore, uhumure kandi ukomere ushikame. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amena. Dusenga. Imana data, tugushimiye ko byose bibaho kugira ngo twige, kandi ijambo ryawe riravuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. Turashimye kubwira ijambo duhaye, twibukije ko yaturokoye ntaho yagiye izakomeza kuturokora. Mwami, n'ibindi byose turacyagukeneye ko ugenda uturokora mu mibereho isanzwe, uturokore mu nzangano, mu byo duhura nabyo uturokore, uturengere. Turagushimiye, urakoze, urakarama. Bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.